ubu n'itangazamakuru ryakabaye kuba umurongo unyuzwaho ibyubaka bigafasha abaturage kwiteza imbere ndetse no kubana mu mahoro, ariko uko siko byagenze ubwo ahubwo itangazamakuru ryagize uruhare rukomeye cyane mu gukongeza jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu kwezi kwa Mata. Reka tuze kurebera hamwe uburyo iri tangazamakuru muri rusange ryagize uruhare rukomeye cyane mu gukongeza ndetse no gukwirakwiza ingengabitekerezo ndetse n'amacakubiri yaganishije kuri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Radio RTRM cyangwa se Radio Television Libre de Mille Collines yari radio yatangiye kuvuga kwa tariki kuwa 8 Nyakanga 1993, ariko yagize uruhare rugaragara muri jenoside hagati ya Mata ndetse na Nyakanga mu 1994 ubwo habagaho jenoside yakorerwaga abatutsi. Iyi radio yumvaga n'abaturage benshi cyane, byatumye ikwirakwiza urwango mu buryo bworoshye. Mu bintu byatumye ubwicanyi bugira imbaraga kandi bugakwirakwira vuba harimo amagambo y'ikangura yavugirwaga kuri iyi radio. Mu 1993 yatangiye ikurura urubyiruko kuko yashyiragaho indirimbo zikunzwe muri Zaire cyangwa se muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo y'ubu, ariko ikanakora ku buryo ihita ihindukira ikagaruka ku murongo wari uri mu Rwanda w'icyo gihe. Harimo rero abanyamakuru bajya batandukanye bakoraga kuri iyi radio ya RTRM, harimo nk'uwitwa Habimana Kantano, harimo Belgian George, harimo Ruju ndetse na Valeri Bemeriki. Nyuma yo guhanurwa kw'indege y'uwari perezida wa Repubulika Juvenal Habyarimana ku ya gatandatu Mata 1994, RTRM iyi radio yakanguriye rubanda ko abatutsi bigometse aribo bakoze ayo mahano, maze ihamagarira abantu icyo yitaga intambara ya nyuma yo gutsemba abatutsi. Imvugo yasubirwagamo kenshi niyo gutema ibiti birebire. RTRM yari ifite abanyamakuru bize kandi bakoze n'ahandi, bityo bakaba bari abahanga mu byo bakora. Radio RTRM yari ifite abanyamakuru bari bakunzwe kubera ko bavugaga ibyo abari bafite ingengabitekerezo ya jenoside bifuzaga kumva. Kuva tariki ya 7 Mata 1994 ubwo jenoside yatangiraga, itangazamakuru cyane RTRM na Radio Rwanda ndetse n'ibinyamakuru nka Kangura byatije umurindi jenoside, bitera akanyabugabo abicaga, ari nako biranga aho abatutsi babaga bihishe mu gihugu. Urugero, tariki ya 5 Gicurasi mu 1994 Radio RTRM yanyujijeho ubutumwa n'ibiganiro byinshi bikangurira abategetsi bose ba Hutu Power, abo muri politike, baba ba gisirikare na gendarmerie, interahamwe n'impuza mugambi gushyira imbaraga mu kwica abatutsi ahantu hose bari batarabamaraho. Ubwo butumwa bwakurikirwaga n'indirimbo za Simoni Bikindi zigenewe gushyushya imitwe y'abicanyi. Abanyamakuru ba RTM kandi bashyiragamo ubutumwa bavuga ko buvuye hirya no hino mu gihugu, bishimira ko bishe abo bitaga ibyitso by'umwanzi, no kuvuga abatutsi. Abanyamakuru babishyushyemo cyane ni Noheli Hitimana, Habimana Kontano, Valeria Bemeriki ndetse na Gaspard Gahigi mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Mu rurimi rw'Igifaransa abanyamakuru ba RTM bahamagariye kwihutisha iyicwa ry'abatutsi ni Emmanuel Nkomati, Philippe Mbirizi, Joel Hakizimana ndetse na George Rujiu. RTRM rero yunganiwe na Radio Rwanda mu biganiro byayobowe na Jean Baptiste Bamwanga no mu butumwa butandukanye bwatanzwe n'abanyamakuru b'intagondwa ba Radio Rwanda barimo Frodouard Ntawurikura, Auguste Hatari, Focus Fashaho, Robert Simba ndetse n'abandi. Kuri uwo munsi umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch wasohoye itangazo ryamagana ibiganiro RTRM yacishaga kuri radio bihamagarira kwihutisha iyicwa ry'abatutsi hirya no hino mu gihugu. Igihe abasirikari b'Abafaransa bari mu cyiswe Operation Turquoise, iyi radio yakoreraga ku Gisenyi. Kubw'iyo mpamvu y'abasirikari b'Abafaransa hari aho yakanguye abakobwa babo yitaga Abahutu, igira iti: mwebwe bakobwa b'Abahutu mwiyuhagire kandi mwambare imyenda myiza, mwakira ingabo z'Ubufaransa. Abakobwa rero b'Abatutsikazi bose barapfuye, rero ayo ni amahirwe yanyu. Nyamara igihe igihugu cyose cyari kimaze kujya mu maboko ya FPR, iyo radio nayo yahungiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Bamwe mu bantu barebwaga n'imikorere y'iyo radio ya RTM harimo Felicien Kabuga yari perezida, hanyuma Ferdinand Nahimana umuyobozi wayo yari directeur birumvikana, Jean Bosco Barayagwiza yari yungirije umuyobozi, ubwo ni directeur adjoint, Gaspard Gahigi yari umuyobozi ushinzwe gutunganya ibiganiro editor in chief, Focus Habimana yakoraga mu buyobozi ari n'umunyamakuru, George Rugu yari umunyamakuru, Valerie Bemeriki yari umunyamakuru, Kantano Habimana yari umunyamakuru, Emmanuel Rucogoza nawe yari umunyamakuru, hanyuma na Emmanuel Nkomati nawe yari umunyamakuru, mu gihe na Noheli Hitimana nawe yari umunyamakuru. Iyi radio n'abanyamakuru bayo banakunze gukora icengezamatwara ryabo bifashishije indirimbo za Simoni Bikindi nawe uzwiho kuba yararirimbaga indirimbo zahamagariraga abahutu kwishyira hamwe bakarwanya abatutsi, by'umwihariko mu ndirimbo ze zirimo Mbwira Bumva na Nanga Abahutu. Rero tuze no kureba rero ku kinyamakuru Kangura cyagize uruhare mu gutoteza abatutsi no kwicwa kwabo. Iki kinyamakuru cyaterwaga inkunga n'abasirikari bakuru, abayobozi ba MND n'urwego rw'igihugu rwari rushinzwe iperereza barimo Lieutenant Colonel Anatole Sengiyumva na Prote Zigira Nyirazo. Kangura yakoreshwaga n'ubutegetsi ndetse babwiraga abanditsi bayo barimo Ngeze Hassan bimwe mu byo benda gukora ndetse n'ibyo bandika. Iki kinyamakuru kibasiye cyane FPR Inkotanyi mu gihe zari ziri gutera jije kubohora igihugu. Reka turebe bimwe mu byaje byandikwa n'iki kinyamakuru Kangura, harimo amwe mu manomero yakunze kugaragazwa nk'ayagize ingaruka mbi cyane zo gukongeza urwango mu baturarwanda, harimo inyandiko yasohotse muri nomero ya 6 yasohotse mu Kuboza mu 1990 yibandaga ku mategeko 10 y'abahutu yarimo urwango rukabije. Ayo mategeko yahamyaga ko umuhutu wese ugira icyo akorana n'umututsi aba ari umugambanyi. Indi nyandiko yo muri iyo nimero nayo ni yavugaga ko abatutsi barimo gutegura intambara ku buryo nta muhutu n'umwe uzacika ku icumu. Ku rundi ruhande rw'iyo nomero hariho ifoto ya perezida w'igihugu cy'Ubufaransa François Mitterrand, nayo yari iherekejwe n'amagambo agira ati inshuti nyanshuti uyimenyera mu byago. Nanone nimero ya Kangura yo ku wa 9 Gashyantare 1991 yagiraga iti mureke tumenye inkotanyi, abashyigikiye FPR maze twese tuzitsembatsembe. Naho muri Werurwe mu 1993 isohoka igira iti inyenzi byara inyenzi. Amateka y'u Rwanda agaragaza ko umututsi akiri wa wundi atajya ahinduka. Ibyo ni ibyagendaga byandikwa mu kinyamakuru Kangura, cyagendaga kibiba urwango ndetse no kubiba amacakubiri no kwangisha abanyarwanda abandi. Muri nomero ya 54 Werurwe hari naho yanditse avuga ko FPR ifite urutonde rw'abantu 1600 izica niramuka ifashe ubutegetsi. Umunyamakuru aburira abahutu agira ati ibyitso by'umwanzi birazwi neza, rero inyenzi zakagombye kumva ko zirimo gukora ikosa rikomeye, bazatsembatsembwaho. Iyi nomero ya 3 ya Kangura yasohotse ari mu kwezi kukuboza mu gihe abantu babaga bitegura Noheli ndetse n'ubunani. Uburyo abanditsi b'iki kinyamakuru rero bari abahanga mu mwicengezamatwara bahise bafata inyigisho z'amacakubiri bari bagamije kugeza ku basomyi maze bazihuza n'ikintu abantu bose baba barangamiye kandi batekerezaho muri ayo matariki. Nta wabura gutangazwa n'uburyo ibintu nka biriya by'amacakubiri byanacengezwaga mu bantu hifashishijwe iyobokamana. Ntibitangaje rero ko kuba abantu baraniciwe mu nsengero cyane cyane nko muri icyo gihe cya jenoside yakorerwaga abatutsi, byanavugwaga ko abitwaga abatutsi muri icyo gihe ari Imana yabatanze. Iki kinyamakuru cyahinduye izina mbere ya jenoside kiva kuri Kangura cyitwa Kanguka mu rwego rwo kwisanisha n'intego zatumye gishingwa, irimo gukangurira abahutu kwica abatutsi. Umwanditsi wa Kangura w'icyamamare bivugwa ko ari nawe wagishinze yitwa Ngeze Hassan. Ubuyobozi bw'abakoloni b'Ababiligi bari mu Rwanda icyo gihe bwari bushyigikiye amashyaka yabibaga amacakubiri mu Banyarwanda. Rimwe mu mashyaka yari atsimbaraye ku moko ni Aprosoma, ryari riyobowe na Joseph Habyarimana bitaga Gitera. Uyu mugabo niwe watangije bwa mbere amagambo yangishaga abahutu abatutsi arimo inzoka, ndetse aza no gushyiraho amategeko 10 yise amategeko y'abahutu.
Ayo mategeko 10 y'abahutu niyo yaje kwifashishwa n'abandi babibaga amacakubiri mu banyarwanda bavuga ko hari ibyo abahutu bagombaga kuziririza ntibagire aho bahurira n'abatutsi. Mbere gato ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 hari ibinyamakuru nka Kangura byagaruye ayo mategeko ya Gitera mu rwego rwo kurushaho kwiyibutsa abo yari agenewe no kubashishikariza kuyubahiriza. Sikangura gusa yabaye ikibazo ahubwo Rurangiza yabaye radio bitaga RTRM nkuko nabikubwiyeho tugitangira. Iyi nayo yagiyeho mu mwaka w'1993 igamije nanone kugenda ibiba urwango ndetse no kwangisha abanyarwanda abandi ndetse no kubakangurira kubica. Ngeze Hassan wari umuyobozi w'icyo kinyamakuru Kangura ubu yakatiwe igifungo cy'imyaka 35 n'urukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u Rwanda STR akaba afungiye muri Mali. Ibi rero twakugezagaho n'uruhare itangazamakuru ryagize mu by'ukuri mu gutegura ndetse n'imwishyirwa mu bikorwa rya jenoside yakorewe abatutsi. Akaba rero ari ibintu byo kunenga cyane kuba itangazamakuru ryakabaye ribwira abaturage amagambo meza, ribwira abaturage kwiteza imbere, ribwira abaturage kubana neza mu mahoro ndetse no kubana mu bumwe. Akaba rero ryifashishijwe cyane mu gukwirakwiza amacakubiri ndetse no gukwirakwiza urwango ndetse no gukangurira abaturage b'abanyarwanda kwica bagenzi babo. Akaba ari ikintu kibabaje cyane, akaba ari nayo mpamvu kuri ubu ngubu itangazamakuru rikwiriye gukoreshwa neza rigahindura ibi ngibi byabayeho itangazamakuru rya kera ryakoze. Itangazamakuru ry'ubu rikwiriye kwitwara neza rikangurira abanyarwanda kubana neza mu mahoro, ubumwe n'ubwiyunge ndetse no kwiteza imbere, aho gukangurira abaturage kwanga bagenzi babo mu by'ukuri nta kintu na kimwe bashingiyeho. Mwibutse ko aya makuru yose tuyakesha Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda ndetse n'inshingano mboneragihugu. Aya makuru kandi tuyakesha bimwe mu byagiye bitangazwa na CNLG ndetse n'abandi basesenguzi mu bya politike bagenda basesengura uburyo amateka y'u Rwanda yagiye agenda n'uburyo jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yateguwe ndetse ikanashyirwa mu bikorwa.